intambara iri muri Kongo ngewe iriya ntambara nayibayemo nayikuriyemo intambara iri muri Kongo nanayirasiwemo intambara iri muri Kongo akenshi na kenshi ishingiye kuvuga ngo uyu ni umututsi ngewe ubwanjye nakoranaga nabaye muri FARDC barabizi twigeze kuvanga muri RCD twari turi kumwe na zirangabo za Kongo barabo kwa Gisegete bavugiringa umuntu muba muri kumwe muri ku kazi kamwe muri ku patro yego ukumva ari kugenda kuvugira mu matwi mu mugongo kandi wenda uramuyoboye nge nari paratoni sagenti bakabamereza nkabajyana ku kazi ukaba uyoboye ingegera zirangegera nazita ingegera ukumva ari kugenda kuvugira mu matwi ngo yo ngo uzamutuse gusa bravo 5 coup de chapeau na bagenzi bawe muri kumwe rwose muri kwitangira bene wacu vraiment tukavurema coup de chapeau nubwo ntari ariko murabizi twarabanye nubwo narashwe ariko anytime nagaruka nta musikaro buri cyakora uba wumva uzasubira igoma ryari anytime ngewe nasubira reka banze bakubure haracyarimo umwandarira hari twaduye buri hari icyo bita kukagua eneo iyo bavuze kukagua eneo cyangwa se gucekinga hariya no gucekinga twadusigarizwa twaduye buriya duye haracyarimo hari twaduye buriya goma nini hari twaduye twagiye twishaye mu mazu hari abakuyemo imyenda barayijugunya ubu biyambitse civile kandi amabunda benshi ntibayaripotinze hari abayahishe mu mazu buriya bakoze umukwabo nibakora umukwabo bagacekinga amazu bakajya bafata nka karite yose bakayisaka bazakuramo imbunda nyinshi mbasante sana kude chapeau 23 force mukomeze mucekinge hariya piga adui na kumuchaji. Yes, asante sana cyane reka tubasuhuze kandi tubifurize igicamunsi cyiza aho uherereye hariho hose waba uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo ariko ukabasha gufata umwanya wawe ukareba ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda. Warakoze n'umusanzu mwiza cyane udahwema kuduhereza wabaye umunyamuryango mwiza kandi ushyigikira Wisdom TV Rwanda. Yakamwana bimeze bite? Ni amahoro kabisa. Zamura microphone kugira ngo abantu bakumve. Ni amahoro kabisa njye ndishimye cyane. Ndishimye cyane kabisa umeze neza cyane kuko habari ni njema kabisa. Ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane. Ibintu bimeze neza, amakuru ni meza. Ibintu n'uburyohe rwose hakurya iwacu. Ibintu birimo birasubira mu buryo. Ewana ubu ngubu neza nguri mu bineza neza cyane kabisa kubera intare za Salama. Bagacupa ndi kugasoma neza gake gake ku mugoroba. Nkurikirana amakuru kuri gahunda 5 kwa 5. Yakamwana uyu munsi abantu batazi M23 ni iki kuri wowe? M23 ni ukuvuga ngo ngewe ni ikipe nabagamo ko nge nabagamo narasuye muri CNDP nyuma yaho iza guhinduka M23 ni ukuvuga ngo M23 rero ikipe yanjye niyo parti yanjye kugeza uyu munsi ngewe navuga mbarirwamo. Wowe mbere yuko uba umuturage usanzwe wabarizwaga n'ubundi mu mutwe wa M23 wowe umaze igihe kingana iki? Ni ukuvuga ngewe umutwe wawe natangiriye muri RCD. RCD Goma murayitsi tuva muri RCD Goma twinjira CNDP yari yobowe na Major General Bandero Rakunda. Ndaswa 2007 mu kwezi kwa 9 tuvanze ingabo za General Major Rakunda n'iza Kabila 2009 nari maze kuraswa banyambika second lieutenant muri guverinoma twinjiye government ubwo mitamporinga ngenda bacika mitanitahira njya kuruka ko nari maze kuraswa kaguru. Uyu munsi hari abantu wasize ku rugamba mwari mufatanyije umugambi umwe wo kubohora uburasirazuba bwa Kongo nk'ubwoko bw'abatutsi babarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu munsi niki wishimira M23 imaze kugeraho? Icyo nishimira ku ruhande rumwe M23 rwose ibyiri gukora ni sawa ahubwo yaratinze. Bya bintu byagakwiye kuba byarabayeho kera mbere rwose y'igihe byaratinze. Urabona nk'ejo bundi leta ya Kongo bari gutwika amazu ahantu bita ku Nkuru batwika abantu botsa abantu bari kuryamwa abantu burusheti. Ni amavideo yagiye atubabaza nkatwe
abantu tuvuka ari hakurya muri Kongo ariko kugeza uyu munsi kiriya gikorwa ni sawa rwose cyo gufata umujyi wa Goma ariko byaratinze ubundi uriya mujyi twagakwiye kuwufata ubundi tugafurakinga ziriya nkengero zindi zikikije uriya mujyi wa Goma. Muri pariti za mbere zagiye zibanza habayeho gufatwa n'ubundi Goma ubu ndakeka ari ubwa kabiri yaba ifashwe kuko bwa mbere barayifashe ariko barongera barayibambura. Ni iki wabwira M23 cyangwa se ni iki wumva cyakorwa kugira ngo ako kantu nanjye nashatse kukavugaho rwose uriya mujyi ni ukuri kw'Imana bongeye kurekura bakawusubiza ahaduye byadutera agahinda kuko urabona gufata umujyi nk'uriya uba watakaje abasirikare benshi warangiza umuntu ngo niba ari UN akakubwira ati muve mu mujyi mwongere mukore iki muporinge musubire inyuma kongera kuwufata ukongera ugatakaza ingabo ntago biri ari ibintu rwose uriya mujyi bawufate bawukomeze kabisa nta bintu byo gusubira inyuma. Ni iki wabwira abantu uyu munsi wa none batazi cyangwa se badasobanukiwe ibyo M23 irwanira n'ibyo iharanira? Ibyo M23 irwanira muri rusange, hari abantu bashobora kumva intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo bakavuga ati ahari ni intambara wenda yegamiye ku basivile cyangwa se ku ngabo za leta ya Kongo. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo usobanure intambara iri muri Kongo. Ngewe iriya ntambara nayibayemo nayikuriyemo. Intambara iri muri Kongo nanayirasiwemo. Intambara iri muri Kongo akenshi na kenshi ishingiye kuvuga ngo uyu ni umututsi. Ngewe ubwanjye nakoranaga nabaye muri FARDC, barabizi twigeze kuvanga muri RCD, twari turi kumwe na zirangabo za Kongo bari abo kwa Gisegeti bavugira inga. Umuntu muba muri kumwe muri ku kazi kamwe muri ku patro, yego ukumva ari kugenda kuvugira mu matwi mu mugongo kandi wenda uramuyoboye. Nge nari paratoni sagenti bakabamereza nkabajyana ku kazi, ukaba uyoboye ingegera zirangegera nazita ingegera, ukumva ari kugenda kuvugira mu matwi ngo yo ngo uzamutuse ngo yo ngo uzamutuse. Kibaza si umusenzi ngewe ndamuyoboye none ari kumura ngo uzamutuse ngo uzarwande, ukavuga ataguye mu karitasi zanandasa. Uzi kuyobora umuntu yarangiza akagenda ari kukubwira ngo uri umututsi ngo buriya kiriya kintu abakongomani irangeso barayigira, nta nubwo bazayicikaho wagira ngo ni uburozi babahaye. Ugasanga uri kumwe n'umuntu mu kazi ariko ni muri guhuza kumva samutime ngo yo uzamutuse ngo uzarwande. Niyo mpamvu iriya ntambara yo muri Kongo na biriya byo kuvuga ngo bafashe ingabo ngo zinyeshyamba ngo bazivanze mu za leta, biriya ntacyo bimaze. Ngewe icyifuzo nabona cyarangiza iriya ntambara Nord Kivu na Sud Kivu bazayerekera abantu bavuga ikinyarwanda. Nibyo bintu rwose byatanga umutekano hari. Naho kuvuga ngo ufashe bari abantu bavugira ingara ubavanze n'abavuga ikinyarwanda, byanga bikunze ejo mu gitondo basubiranwa. Nicyo wabwira Sultan Makenga? Icyo nabwira mubwire mwiringa Bravo 5 mo komanda en tout cas vraiment na sepeli ndenge usimbi Goma kotika lisusu Goma wana te. Webi ndenge penza to bunda to tika bana na biso bakodo na biso bakufa wana en tout cas vraiment mon mandat na sengi yo penza kotika lisusu Goma wana te. Ewana yakamana yeah. Uyu munsi wa none urumva umutima wawe noneho wiyumva gute kuvuga icyo waharaniye icyo warwaniye igihe kinini uyu munsi nibura hari indoto zo kugiye kukigeraho? Oya ni ukuvuga ngo ngiye gusa ndashimira Bravo 5 Sultan Makenga uri kwitanga kubera bene wacu bagenda batwika bagashyiraho amavideo abandi bari kubaryamwe amaburushete bose biriya bintu ngiye byanteye agahinda gakabije. Gusa Bravo 5 coup de chapeau na bagenzi bawe muri kumwe rwose muri kwitangira bene wacu vraiment tukavurema coup de chapeau. Nubwo ntari ariko murabizi twarabanye nubwo narashwe ariko anytime nagaruka nta musikaro buri cyakora. Uba wumva uzasubira igoma ryari? Anytime ngewe nasubira reka banze bakubure haracyari mu mwandarira hari twaduye buri hari icyo bita kukagua eneo. Iyo bavuze kukagua eneo cyangwa se gucekinga hariya no gucekinga twadusigarizwa twaduye buriya duye haracyarimo. Hari twaduye buriya Goma nini hari twaduye twagiye twishaye mu mazu
hari abakuyemo imyenda barayijugunya ubu biyambitse civile kandi amabunda benshi ntibayaripotinze hari abayahishe mu mazu gusa ku munsi buriya bakoze umukwabo nibakora umukwabo bagacekinga amazu bakajya bafata nka karite yose bakayisaka bazakuramo imbunda nyinshi. Icyo kintu rwose yaduha inama yo kurangira muri uriya mujyi neza. Kizaba gisigaye ni ukujya bafata nk'umudugudu wose bakawukora umukwabo saa 9 z'ijoro bakabafurakinga bakabasaka mu amazu wose bazakuramo imbunda zihagije. Ko ni ukuvuga aduyi niba yirutse harimo benshi bagiye bakuramo imyenda bakitsimba mu mazu. Abenshi imbunda ntabwo baziripotinze ziri mu mazu, imbunda ziri mu mazu. Reka babanze bakubure kara kaduyi kagiye kitsimbatsimba mu mazu babanze bagakuremo kose. Nikamara kurangira igisigaye kizaba ari ugucekinga noneho gucekinga ariya neza gucekinga ariya neza mu mazu rwose. Ndabizi imbunda zirimo harimo karachinikove nyinshi ndetse na za mashiniga. Kamwana wajyaga ugira tageti neza iyo wari kiri mu gisirikare oya ngewe buriya baranzi n'abasirikare twabanaga ngewe ndasa guhera hano ku gatu guhera hano mu gatuza kuzamuka. Ijisho ryawe niho gireberaga gusa bana ngewe buriya ntago nshobora kukuringa ngo ndakurasa ngo amaguru n'umutwe cyangwa igihimba. Ubwo ni ukuvuga ngo wapimaga gatuza cyangwa umutwe pe bana ni murengo uwo mutwe. Byari n'umukobwa twabanaga barasaga machine gun yari second lieutenant ndi ajida chef bamwitaga Kadafi. Twari turi kumwe kuri tarashi gutya aduye arazamuka Mayima yarazamuka arambwira ngo we Kamana muri ngo umutwe namukubise amasasi 3 y'agahanga agwagara ngo Mayima ntibajya bapfa. Namukubise 3 y'agahanga rwose turi ahantu bitigahira abazi murazi ni mbere ya Kibarizo kidogo. Ya Kamwana uyu munsi hari abasivili barimo gupfira muri ranambara ihanganimo M23 ndetse na FDL cyangwa FARDC. Uyu munsi niki wabwira rubanda rutazi by'intambara ariko nyamara bakabona hari abasivili barimo gupfira? Intambara akenshi urabona isasu ntirireba. Umusivile rero kwa kunda bari kwiruka niki ashobora guhura n'isasu kandi wenda atari we ryari rigenewe atari we wenda watagetinze n'uwo warashe. Kandi urabona bari abasirikare ba Kongo kubera nihahamuka niki bahamutse bari kurasa Zagara. Urabona n'ukuntu bari kurwana bari abasirikare ba Kongo bafite yahamuka bari kurasa Zagara. Umuntu ari kurasa ari gusubira inyuma ari kurasa ikirere gusa. Urumva rero umusivile guhura n'isasu nta bintu birenze. Kumva ngo ikompora riraje riguye mu baturage niko bigenda mu ntambara. Nta ntambara ibura akajoriti ibyo byo murabizi. None hariya ku Mogoma byari igoma narabaye niho nakuri. Hariya Mogoma hari radio Goma. Urabona etat major witemereje militaire Goma iri munsi gutya. None inyuma hakaba Paul ahandi nyuma hakaba hopital general hafi aho ngaho gutya. None hejuru ngo hari imbundi hari iri kurasa none ntago bari kurasa M23 bari kurasa mu Rwanda. Ariko kubera ubwirinzi bw'u Rwanda bwo ku rwego rwo hejuru Paul ziri kubisamira mu ejo wabonye ubwirinzi bw'igihugu cyacu gifite ubwirinzi bw'igihugu cy'u Rwanda biri ku rwego rwo hejuru. Irambunda nta ni kompora ryayo na rimwe yari ryagera ku butaka bw'u Rwanda kandi bari gusheringa mu Rwanda. Ni imbundi iri kwariya kuri radio Goma bari kunanirwa kurasa M23 ahubwo bari gusheringa mu Rwanda. Ese nkabera nk'umuntu utazi uburyo bikorwamo cyangwa se n'ubusobanuro bwabyo akabona igisasu mu kirere kije already ku butaka bw'u Rwanda ariko bikiri mu kirere akabona bakizimirije yo bintu nanjye sindabibona. Bana nge narwanye ikinyeshyamba muri Kongo ibona bira bintu sindabibona nago nari nzi ku Rwanda rwagera burabwirinza kenshi na kenshi ba muri Israel. Bana kabisa u Rwanda rusigara ruri ku rundi rwego. Nago nari nzi ko igisasu kiza ikindi kikagisamira mu kirere hejuru bayizimiriza mu kirere ariko biriya n'ubundi n'umutekano w'igihugu cyacu kiba giprovidingira abanyarwanda cyangwa se abaturage bose batuye mu Rwanda. RDF kabisa bana attention kuri RDF iri ku rundi rwego bari ku indi level wegisegeti Rwanda na M23
RDF ntabwo urayibona bagukaraba wowe nuko kwiyunyuguza. RDF wowe baje biruvuga ngo RDF bari muri Kongo bahageze nuko kwiyunyuguza bagusanga mu buriri bwawe Kinshasa ko ngenge. Ya uyu munsi wa none uri umuteganya gusubira Goma? Mboye Goma ngomba gusubirayo paske reka babanze bapekuwe neza nibo bacekinge neza hariya nibamara kuhatunganya neza nzasubirayo ngiye gutembera ariko ntago nava i Kigali irandyohanye Kigali iraryoshye gusa muri Kongo nzasubira ariko ntago nzajya kubayo. ujya wumva gahunda ya Asiya ugiye kwihagarika? Mbo Asiya muri Amerika kumusangayo nabonye byajemo impamvu zindi za HCR ahubwo gusa nge binanshobokeye n'ubundi ntacyo mfata ngewe hariya nashaka n'ibyangombwa nge nanahindura binanshobokeye ngewe natanga ibyangombwa by'ubuhunzi nge nyibera umunyarwanda nkazajya muri Amerika wenda mu bundi buryo nkagenda nk'umunyarwanda nkashaka ibyangombwa bisanzwe nkagenda nk'umunyarwanda. Ese ubundi wumva hari ikintu wumva wakunguka kujya muri Amerika kirusha icyo mu Rwanda? Mbo muri Amerika ni muri Amerika no mu Rwanda ni mu Rwanda hose ni ku isi gusa wenda muri Amerika cyo haba harusha mu Rwanda nuko muri Amerika hari akazi. Muri Amerika ntabwo ushobora kubura akazi uko byagenda kose upfa kuba ushoboye gukora ntabwo wabura akazi ariko hano mu Rwanda ushobora kubura akazi da. Mu ngamba watangiranye muri 2025 cyangwa se 2025 30% nibura wari wayigeraho? Mbo nta nimwe ndageraho biri kugenda bisubira inyuma kuko nari mfite gahunda yo gushaka umugore none nabonye no kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa naho biri kwanga Trump nawe rwose yabaye nk'ubihagarikaho gatoya ndumva bisa n'ibisubira inyuma kuko gahunda nari nihaye ndumva ahubwo naziha next year. Uravuze ngo gahunda zose wari ufite uyu mwaka aka kanya turacyari mu kwambera amahirwe aracyashoboka uyisuzi shiftinga next year? Nzi kubita next year kuko Trump n'ubundi byo kujya muri Amerika yabaye nk'ubihagaritse urumva bishobora gufata undi mwaka. Ari Trump na Biden wemera nde? Nemera Biden. Kubera iki? Kubera ko Biden mpamvu mwemera hari na rimwe wari wumva ahagarikiza gahunda zo kujya muri Amerika ariko Trump buri gihe iyo ariho ahita bihagarika nta nubwo ari bwo bwa mbere yahagarika izi kesi zo kujya muri Amerika kandi azihagarika ariko ndi hafi kugenda. Ari Trump na Kamala Harris wari ushyigikiye nde? Trump ntabwo mwemera habe na gato wapfa gushyiraho uriya mugore ukayoberwa n'umugore cyane rwose. Trump we rwose nawe mufata ukundi kumufata nka giseyete. Wigize kumvikana mu majwi uvuga yuko umugore atakugira inama yo kureka inzoga ngo uzireke none ugiye kuyoborwa nawe? Navuze umugore wanjye nishakiye umugore wanjye nashatse ntabwo yambwira ngo ndavuze ngo uva ku nzoga ibyo ntabwo nashoboka nazivaho wenda binshobokeye ariko wenda mfite umugore tubana byo nagabanya imyitwarire wenda yahinduka uko nanywaga ntabwo ariko nakomeza kunywa. Yakamwana mu Kinyarwanda iyo bavuze ngo umuntu nyamuntu wumva iki? Umuntu nyamuntu si ibyo ni iki kwe nose ninde utari umuntu twese ntituri abantu. Ngewe numva ayo magambo ngo umuntu nyamuntu nge numva nta n'ubusobanuro bifite kuko twese turi abantu n'umusazi n'ikigoryi nawe ni umuntu. Iyo bavuze ngo umuntu ni ikimwihishemo bumva iki? Umuntu ni ikimwihishemo umuntu nyine hari umuntu abantu bafite imitima itandukanye hari umuntu rwose utagirwa inama hari umuntu uba wenda asinda akarwana hari umuntu usinda agaceceka ntanavuge. Urumva rero abantu baratandukanye imitima yabo iratandukanye. Ese numvise n'indirimbo ivuga ngo kureba ku mutima w'umuntu Imana yabigize ibanga. Urumva rero umuntu rwose abantu baratandukanye muri make bafite imitima igiye itandukanye.
Yakamwana uri umuntu unywa icupa ariko utagize icyo wishe cyangwa se ubangamiye, sibyo? Umuntu unywa inzoga akwiye kugaragara gute cyangwa akwiye kurangwa n'ihe myitwarire? Umuntu unywa icupa ukwiye kurinywa ukarisoma ariko ukarinywa muri disipurine, ko hari n'umuntu unywa icupa yageriwe akamena amateremusi akabafasha umugore mu mashingo, akabarwanya n'umugore akitwara nk'intare mu rugo, urugo se nawe icupa nashaka rireke. Niba uzi kunywa icupa rikakuyobora rikagukoresha ibidakwiye, gerageza nawe urireke kandi nanjye ndimo. Yakamwana tugushimire, tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza, dukomeze gukurikirana amakuru ya M23 umunsi ku wundi. Urakoze cyane. Asante sana kude chapoto street force, mukomeze mucekinge area, piga adui na kumuchaji. Sawa.